makuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, y'urupfu rw'umwana w'umukobwa wari ukiri muto cyane, ngira ngo Nadege yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubwo byumvikane ko yari afite imyaka 26. ngo ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko ngo bapfuye ntacyo bazi. Isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho, kubera ko nawe ahoraho. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bashengurwa n'inkuru y'urupfu rwa Nadege, ariko ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nimuhumure kandi mukomere, Nadege arasinziriye yicaye iburyo bwa se. Ijambo ry'Imana ryo rimbwira neza ko nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira. Ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ngo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba neza ku ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mbere na mbere twihanganishije umuryango wa Nadege. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Amakuru anavuga ko Nadege yari atuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Dallas, ngira ngo niho yari atuye, n'umunyarwanda wabaga hariya muri kiriya gihugu. Ngira ngo nta n'igihe cyari gishize asoje kaminuza. Ariko mw'abantu mwe, Nadege uburyo yaje kuza kwitabamo Imana buri kugenda butera benshi agahinda. Wabyumva gute? Wabyakira gute? Wari uri kumwe n'umuntu ari muzima atarwaye, ukajya kumva umuntu ngo ubu tumujyanye kwa muganga ararembye ameze nabi, nkaho ibyo bidahagije ugahita wumva ko anitabye Imana. Rero amakuru avuga ko Nadege yitabye Imana mu buryo butunguranye. Mu by'ukuri nta n'uburwayi yari afite, yewe nta n'ibimenyetso muri icyo gihe yagaragazaga, ariko umuryango, inshuti, abavandimwe baje gutungurwa no kumva inkuru y'urupfu rwe. Nuko muhore mukenyeye kandi amatabazo yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, n'ababwira ukuri yuko naza azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Nari nshatse kubwira ngo naho Yesu yatinda we, ngo urupfu ntabwo rutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Rero njyewe nawe reka duhere twiteguye kandi twitunganye, kugira ngo impanda y'Imana nivuga amatabaza yacu azahore yaka.